nakwifuriza gusengera isengesho nawe mwene data ukabona ibihe byawe biri mu maboko y'Imana n'ibijya mu maboko y'abantu umwanya watumaga ubizera niba uvamo uragira ibibazo ahubwo ibihe byawe bishyira mu maboko y'Imana ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura cyari igihe cyo kugira ngo uruhurwe n'Imana kugira ngo ibihe byawe Imana yaguhaye ikugenderere cyangwa Imana ikugenderere kuri uyu munsi iri jambo icyama ukarifata neza igihe cya Lazaro cyarageze wari warahambwe nyuma y'iminsi 4 arazuka tubisanga muri Yohana 10:44 igihe cya wa muntu wari umaze imyaka 38 twayibonye muri Yohana 5:6 kugeza 8 bose bagize ibihe igihe cya Esther cyarageze atoranywa yari imfubyi n'igihe cy'imfubyi kijya kigera zikongera imfubyi kambara gatimba nongeye kubasuhuza bene data mu izina rya Yesu Kristo muri kumwe na Reverend Ngirabega Samuel umutorangirikani ry'u Rwanda diocese ya Cyangugu pasteur wungirije muri paroisse ya Kamabuye. Ndashimana cyane rero kubw'igitondo cyiza nongeye kugirirwa ubuntu bwo gukorera umurimo w'Imana bivuga butumwa kuri iyi channel yacu yogeza butumwa TV. Nkabashimira Imana kubw'uburyo yabanye natwe muri iyi minsi yose twatugejeje mu kwezi kwa 12. Intego rero y'ijambo ry'Imana nashatse ko tuganiraho intego ivuga ngo wicogozwa n'ibihe wiheranwa nabyo. Yesu yaje kuruhura abarushye n'abaremerewe. Namagambo aboneka muri Matayo 11:28 avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Igihe cyo kuruhura abarushye nicyo Yesu agezemo muri iyi minsi. Turasoma rero ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 2 kugeza uwa 8. Turaza no gusoma umurongo wa 17 muri icyo gice cy'umubwiriza. Dusome umubwiriza 3 umurongo wa 2 kugeza uwa 8. Hariho igihe cyo kuvuka, hariho n'igihe cyo gupfa, n'igihe cyo gutera, n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Nakiriza ijambo ry'Imana. Bene data, kuri iri jambo no kuri intego twatekereje ivuga ngo wicogozwa n'ibihe, basomeye uburyo umukozi w'Imana Salomo umunyabwenge Imana yari yarihereye ubwenge kandi umuntu Imana yihereye kugirirwa neza kwayo ikamwihera ubwami, kandi mu by'ukuri hari bakuru be bagoshoboraga kuba abami, ariko biba ngombwa ko Imana itoranya Salomo. Iramutoranya rero imuha ubwenge, imuha ubwami, arangije atekereza ku gihe, atekereza ku bihe. Nagira ngo tuvuge ku bihe muri kano kanya. Igihe cyo kuvuka. Igihe cyo kuvuka ni cyiza, igihe cyo kuvuka kiba cyiza, ariko reka turebe igihe Sara yabyariye. Igihe cya Sara abyara yari amaze imyaka 90 ategereje kuzabyara umwana, ndetse bishoboka ko yari amaze no kwiheba atakibitekerezaho cyane.
n'amagambo dusaba mu itangiriro igice cya 21 umurongo wa mbere kugeza uwa kabiri. Itangiriro 21 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Itangiriro 21 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara saminda Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Iyo igihe Imana yavuze kigeze isobanura ibidasobanutse. Iyo igihe Imana yavuze kigeze ushikirizwa amasezerano yawe. Imana ishimwe cyane. Icyo cyari igihe cyo kuvuka. Turangira turebe igihe cya Hana wari ingumba akabyara. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo 26. Igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 26. Reka dusome ngo uwo mugore aravuga ati, Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, nijye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Twakiririza ijambo ry'Imana. Igihe kigeze, igihe atatekerezaga Hana, igihe mukeba we yamuzengerereje cyose, igihe aho yatambukaga bose bari baramaze kumenya ko atabyara, igihe kigeze Imana ikora igitangaza, abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Yesu ashimwe cyane. Igihe rero cyo kuvuka naho ngaho ninashatse gutekerezaho ku gihe cyo kuvuka. Igihe kijya kigera cyo gupfa, igihe cyo ariko icyo ntabwo kigira igihe. Kuzuka byo ntibigira igihe, ahubwo igihe cyo gupfa. Kuzuka bizabaho, ariko igihe cyo gupfa cyabayeho, kiba kuri Lazaro. Ariko ndagira ngo tuvuge nanone kuri iki kintu ko iyi si tubayemo ituma ibihe biduteragana, ibihe bikatuzunguza. Igihe ubayemo sicyo ngiye mbayemo, icyo yabayemo sicyo n'undi abayemo. Umuntu wese agira igihe cye. Icyo gihe rero uhagazemo nicyo nakuburiraga kuri iki gitondo, nkubwira ngo wicogozwa n'igihe ubayemo, ahubwo tegereza Imana. Kuko Yesu igihe yazaga, igihe yandikishaga Matayo ubutumwa bwiza, akamubwira ngo mwese abarushya n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ntarabo yasanze mu gihe cyo kuruha, hari abo yasanze mu gihe cyo kunezerwa, hari abo yasanze mu gihe cyo kurangiza amashuri, hari abo yasanze mu gihe cyo gucirwa imanza bari mu magereza, ariko arabaruhura. Igihe rero cyawe kigusanga aho uri. Igihe cyawe ni igihe nyine n'ibyo urimo n'ibyo wasezeranijwe n'Imana. Isi nziza y'Imana rero, isi nziza y'Imana ariko ituma abantu bararikira, ni nini cyane kuri twe, ariko ibinezeza byayo ni bike, kuko twaremewe kuba iteka ryose. Ibintu by'igihe gito ntibishoboka kunezeza mu buryo bwuzuye uhoraho. Ari n'amagambo yo mu busobanuro bwa Bibiliya. Abantu b'Imana bagira ubuzima bufite akamaro iyo babwakiranye umunezero buvuye mu kuboko kw'Imana. Ubuzima bufite akamaro bugirira umuntu umumaro, bukanamubera bwiza, ariko iyo buje bwuzuye buvuye mu kuboko kw'Imana. Igihe rero kijya kigera Imana igihe ikakureba. Hari abo yisanga mu burwayi, hari abo Yesu yasanze bari mu gihe cyo kurwara, hari abo Yesu yasanze bari mu gihe cyo kurambirwa, bamerewe nabi, barakuweho amaboko, yewe baratakarijwe icyizere. Reka ture Yohana igice cya 5:6 kugeza 8, aho yasanze umuntu urwaye imyaka, wari uryamye ahantu ku kidendezi amaze imyaka 38. Yohana igice cya 5, Yohana igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza wa 8.
Yohana igice cya 5 nahageze, reka dusome ngo umurongo wa 6 haravuga ngo Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi ntanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Yesu ahageze, iri jambo riryohera cyane mu gifaransa, aho bavuga ngo lève-toi, prends ton lit et marche. Aravuga ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Nguko arangije aramubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe utahe. Dukunze kubabona abantu bamerewe nabi, ariko akenshi gusaba amafaranga, akenshi gusaba 100, akenshi gusaba 10, akenshi gusaba umwenda, akenshi gusaba ibintu bishira, ariko Yesu aguha ibiramba. Yesu yagiye kuguha igihe kigeze, aguha ibiramba. Nuko aramubwira ati lève-toi, prends ton lit et marche. Haguruka, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Aramubwira ati gendere. Reka turebe irindi jambo ry'Imana muri Zaburi ya 31 umurongo wa 16. Zaburi ya 31, Zaburi ya 31 naho hari icyo hatubwira. Mujye mwibuka ko turi ku ijambo ritubwira ngo ibihe ntibiguherane, wicogozwa n'ibihe kandi wiheranwa nabyo, kuko Yesu yaje kuruhura abarushye. Zaburi ya 31 umurongo wa 16 ho haratubwiye ngo ibihe byanjye biri mu maboko yawe. Ibihe byanjye biri mu maboko yawe. Unkize amaboko y'abanzi banjye n'abangenza. Nguko Dawidi yanditse mu kibazo yari afite kimukomereye. Dawidi yabaye umwami, ariko ari ibibazo ntabwo nabitindaho kuko ntaho nshaka kwigisha ku nkuru za Dawidi cyane, ariko ndashaka kwivugira ku bihe. Ngo ibihe byanjye biri mu maboko yawe. Nakwifuriza gusengera isengesho nawe mwene data, ukabona ibihe byawe biri mu maboko y'Imana. Nibijya mu maboko y'abantu, umwanya watumaga ubizera niba uvamo uragira ibibazo. Ahubwo ibihe byawe ushyira mu maboko y'Imana. Tugarutse ku mubwiriza igice cya 3 umurongo wa 17 aratubwira ngo niko kwibwira mu mutima wanjye nti Imana izacira urubanza abakiranutsi n'abanyabyaha, kuko hariho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Aha niho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Nkakubwira ngo wicogora, wireheranwa n'ibihe ubayemo bitakuryoheye, bitakubereye byiza. Abantu bakunze gusenga isengesho muri no minsi ngo bakajya bavuga ngo Mana uturebe icyoroshye. Byumvikana ko aho hari hakomeye, ubwo naho hakomeye bakifuza ko Imana yabareba icyoroshye. None rero hano hari ahantu mubwiriza mwene data Salomo yanditse, aravuga ngo Imana izacira urubanza abakiranutsi n'abanyabyaha. Izacira urubanza abakiranutsi n'abanyabyaha, kuko aho ariho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Umurimo twakoreye Imana, umurimo twakoreye mu isi, uko wakiranutse mu kazi, uko wakiranutse ugasaba, uko wakiranutse bakaguha, uko wakiranutse ugatanga, uko wakiranutse ugenzura abakozi, uko wakiranutse uko witwaye mu bihe, nibyo bizaguha gucirwa urubanza. Urubanza uzacirwa ruzaterwa n'ibihe nuko witwaye mu bihe warugezemo. Nyiraha rero reka ngira icyo mbwira abantu b'Imana tubayeho muri no minsi,
abo nkunze guhura nabo bari kumbwira nababaza ese amakuru ki mu bugingo, amakuru ki se kujya mu materaniro, akambwira ati oya insengero zirafunze, Imana ntabwo irafungura insengero, Imana rwose ntabwo irafungura, none muramenye ntituzaza gusenga mu cyandika. Oya n'ubundi muri uranditse mu rusengero usengeramo hariho izina ryawe, ahubwo ntiwibutse kujya kubaza, genda ubabaze niba izina ryawe ricyanditse mu gitabo kugira ngo ukomeze no gucogozwa n'ibihe, kugira ngo ukomere. Genda wegera abayobozi ubabaze, ese ubundi wabatijwe utanditse, washingiwe utanditse, uwabatirishije abana utanditse, abana bawe babatirisha ntabwo babanditse mu gitabo. Oya wicogozwa n'ibihe, uwo mwuka wibafata, kuko umwuka wo kutiyandikisha, umwuka wo kutambara agapfukamunwa, uwo ntabwo ari umwuka, ntabwo ari umwuka, ntabwo ari umwuka. Ahubwo turebe ibihe turimo birashaka kureba niba turi abakirisitu. Uriya muntu hari amaze imyaka 38 yiryamiye hariya, ariko ngo yarabuze umuntu wamunaga, ngo abandi bakaza ngo bakabona abanaga mu kidendezi. Arangije Yesu ahageze aramubwira ati byuka bikora uburiri bwawe ugende, ariko yarahamusanze. Ibihe biragusaba, ibihe urimo birashaka kukuvana mu mwanya Imana yaguhereyemo amasezerano. Hari umwanya wahereyemo amasezerano, yenda wari muri korali, yenda wari wahuhuye n'abantu b'Imana kubera ko mwahuraga mugahurira ku ijambo ry'Imana. None ibihe ko bigiye kukubuza gufata amasezerano yawe. Garuka mu mwanya kugira ngo ibihe bikomeze bye kukuzahaza, ahubwo uruhurwe na Kristo, kuko iki nicyo gihe cyo kugira ngo utabarwe. Dusomere ijambo ry'Imana nenda gusoza mu Migani igice cya 16 umurongo wa 7. Haranditse ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma abanzi be buzura nawe. Iyi imigenzereze ni imikorere, imigenzereze ni imibanire, imigenzereze ni imyitwarire, imigenzereze ni uburyo nyine ubayeho. Bakunze kubyita ngo situation cyangwa situation mu Cyongereza, ni situation ubayemo. Ni ibyo bihe urimo bigutegura neza, bigutegurira ubwami, cyangwa se waba utakiranukiye kuba wajya mu bwami ukagaruka mu nzira, ukaba umuntu wacirwa urubanza rumuha ubugingo. Yesu rero yaravuze muri Matayo 11 ngarutseyo 28 ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Cyari igihe cyo kugira ngo uruhurwe n'Imana, kugira ngo ibihe byawe Imana yaguhaye ikugenderere, cyangwa Imana ikugenderere kuri uyu munsi. Iri jambo icyama ukarifata neza. Igihe cya Lazaro cyarageze, wari warahambwe, nyuma y'iminsi 4 arazuka. Tubisanga muri Yohana 10:44. Igihe cya wa muntu wari umaze imyaka 38 twayibonye muri Yohana 5:6 kugeza 8. Bose bagize ibihe. Igihe cya Esteri cyarageze, atoranywa yari imfubyi. N'igihe cy'imfubyi kijya kigera, zikongera imfubyi kambara gatimba, umwana ufite ababyeyi bose atigeze abana, bitewe nuko atabashije kwitwara mu gihe cye, atabashije gucunga ineza igihe. Iyo utagenze neza mu gihe cyawe bikubera ibibazo. Reka mwene data dufatanye gusenga Imana, kuko ibihe turimo birakomeye, byo birumvikana. Igihe ubayemo kirakomeye, ariko byari byiza ugaruka. Uwaririmbye yaravuze ngo ni igihe gito intambara igashira, arongera avuga ngo ni igihe gito ngifite umuruho, arongera avuga ngo nubwo nkifite kubabazwa mu isi. Ariko ibyo byose Yesu azari igisubizo kuri byo, kubera ko igihe cyawe abakizi, noneho akagusanga muri icyo gihe kugira ngo yikorere umurimo. Yesu aduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Mana yacu, muri iyi minsi itatworoheye, igihe cy'icyorezo cya COVID cyaje kikagera ku isi yose, ariko hari ijambo ryiza wabwiye umukozi wawe Yohana mu Byahishuwe, arandika ngo kuko witondeye mu gihe cyo kwihangana kwanjye, kuko witondeye kwihangana kwanjye ukagendera mu ijambo ryanjye, nanjye nzakurinda ibihe bigiye kuza kugerageza amahanga yose. None Mwami Imana wanyemereye ko mvugira kuri icano,
kandi wanyemereye ko ubutumwa bugera ku bantu bazahajwe n'ibihe, abantu batotejwe n'ibihe, abantu bahangayikiye mu bihe, abantu igihe kizonze cyane, ariko Yesu arahari wo kuruhura abantu ibihe bibanye bibi, kuko twarakubonye, twabonye ukuboko kwawe kandi warahabaye. Niyo mpamvu tubasha no kwatura tukavuga kuri igitangaza ukomeye ukigira icyo umarira abantu bawe. Kwa Lazaro warabikoze, ku kidendezi warabikoze ijambo, kuko Esiteri yatoranijwe n'imfubyi, kuko ijambo ry'Imana ryo ryatumye atoranywa. Ubwo rero cya gihe wakoraga ibitangaza n'ubu ngubu uracyahari. Uracyari Imana ikora ibitangaza, uracyari Imana itanga amahoro, uracyari Imana ibohora, uracyari Imana ibana n'abantu mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'imiruho, mu gihe cyo gutwita, mu gihe cyo kubyara, mu gihe cyo muri gereza ukabana nabo, mu gihe Mwami Imana cyo kuremba nabwo ubukira Imana. Ubu rero ubwo Imana yacu tugushyize mu biganza abantu kumva iri jambo, ubahe kudacogozwa n'ibihe, ubahe kudaheranwa n'ibihe bibi babayemo, ahubwo batumbire Kristo, kuko yaje kuruhura abarashye n'abaremerewe. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.